urimo urajya kurimbuka. Nashaka bagukunda yanarwara mura gasara mureka apfe. Nushaka umukunda utagisinzira abo nabazimo. Hari amantekereza ko divorce n'umubano mubi mu ngo uterwa n'ubukene n'ibindi bintu, ariko byose murabeshya kuko abanyarwanda bo hambere bari bakennye kandi cyane, ariko ntago bageraga mu divorce nkayo dufite uyu munsi. Mwe mwitwa ko mwatembere munafite amafaranga. Ntabwo urugo rwiza rwubakwa n'ibitekerezo by'abantu. Nukuri ntago rwubakwa. Muri iki kiganiro ndaza kuvugamo ibintu bikomeye bishobora gutuma abankunda biyongera, ariko abanyanga bakaba ibihumbi n'ibihumbi 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 byo kunyanga. Kuko ndaje mbabwire abantu mwese musanga mufite ingo zimeze nk'uko ngiye kuzivuga, muzisenye ziveho kuko Imana ntizemera. Rwose nushaka n'umutima mwiza uzinge udushoboka, cyangwa niba kuzinga bishaka kuza gutera induru umusezerano umbwira uti ndagiye, ndabigusibye byose ariko ndagiye. Hari abantu benshi mwisanze mu ngo za gipagani, hari abantu mwashingiwe kubera abapfumu aribo bakoze ibyo bintu, hari abantu ujya wumva ari imiti yakoze, ari ibintu n'ibindi 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 n'ibindi. Iyo bigeze ku rwego rwo gukiranuka, Imana iruta umugabo, Imana iruta umugore, Imana iruta abana. Igihe Uwiteka guha amasezerano mu cyumba cyangwa mu misozi cyangwa mu nzozi akubwira ngo aguhaye umugore mwiza, hari n'ibindi bintu burya yari yaravuze mbere utumvishe byari ibi. Ino ngobyi ya Edeni nguhaye, uru rugo rwiza nguhaye, umugore mwiza, uyu mugabo mwiza nguhaye, aba bana beza nguhaye, ujye ubahingira. Mugabo ujye uhingira umugore wawe, umurinde ibyamubabaza, byaba ibyo mu mubiri cyangwa ibyo mu bugingo. Umurinde amarangamutima ye ntakababare, uyahingire, ukureho ibyababaza amarangamutima ye. Gushaka umugore mudahuje imyizerere, ngo nzashaka mu Bayisilamu ngo wanenge Imana izabaha agakiza. Wowe uri Yesu? Uri Yesu ku buryo Imana gutuma mu Bayisilamu kujya kubazana? Ariko ubwo muri mu biki? Ndagisubiramo, musore mukobwa ukurikiye iki kiganiro uri guteretana n'umupagani, urimo urajya kurimbuka. Nashaka bagukunda yanarwara mura gasara mureka apfe. Bapasteri, bashumba, byiciro byose by'abitwa abakozi b'Imana, muzabwirize cyane, mwubake insengero, mugira amamega church, ariko raporo ya mbere muzatanga mu ijuru ni umugore wawe n'abana. Niba uburyo ukoresha mu kuboneza urubyaro bumodifiye umubiri wawe, nabwo bukuzana mu rubanza n'Imana, kuko uyu mubiri ni umutungo w'Imana, ni ikiremano, ni igihangano cy'Imana, nta bushobozi ufite. Ibi niho abantu mutobara amatwi, niho abantu mwiyongeresha imyanya runaka n'ibiki byo guca imyeyo, byo kugura ngira miti ngo yongera ngo igitsina cy'umugabo n'ibindi. Ni wo mutego mugwamo. Aba bantu biteza imisemburo ngo bagira amatuza manini, ngo bagiye iminwa minini n'amaso manini n'amabere manini n'ibiro binini, niho mugwa mu rubanza n'Imana. Umukwe arahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Nitwa Ushushanya Pamphile, ndifuza ko mbanza gusenga kugira ngo tuze kuganira. Wenda hari iki kiganiro ushobora kuba warebye titre gifite cyangwa se cover n'ibindi bishaka kwatira abantu, ariko ndakurarikira kugira ngo unyemerere tubane dufatanye uru rugendo rujya mu ijuru. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko unyemereye ukampaye amahirwe kugira ngo nicara aha hanyuma nkuvugire. N'ubuntu bugeretse ku bundi, si amahirwe agirwa n'abantu bose. Ndabizi iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze hari abantu bajya basenga bavuga ngo uwampa amahirwe nanjye nkicara hariya nkavuga kuko buzi ibyo kuvuga. Ndagushimiye rero kuko mu magana menshi y'abantu batuye isi kandi buzi ijambo ryawe,
buzuye n'umwuka wera, babasha kubwiriza no kwigisha, ungira icyizere ukampa uyu mwanya, utabitewe no kunkiranuka, utabitewe no kundi intyoza, utabitewe n'amashuri cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, ahubwo bitewe no gushaka kwawe. Ndabigushimiye, ndanakwinginze kandi kugira ngo unyemerere uvugire muri njyewe. Ibitekerezo byanjye n'ubwenge bwanjye ntacyo byamarira itorero ryawe, ariko ndakwinginze kugira ngo unyuremo, hanyuma umugeni akomeze kwezwa no gutunganwa kuri kose, kandi ahabwe ibimukwiriye, kuko umugeni ibimweza ni nabyo bimutunga, akarya agakura, ubuzima bukagenda neza kugeza ubwo uzamwishyira adafite ikiziga n'umunkanyari. Ngaho tuhana umugisha n'abadukurikiye mu izina rya Yesu, amen. Ndashimira Imana, nagira ngo munyemerere dufate Bibiliya, dusangire amagambo y'Imana. Numvaga muri njye mfite gusoma ibice byinshi cyane muri Bibiliya, kubera topic nshaka ko tuvugaho, wenda ushaka ko bayibonye muri titre. Ndifuza ko tuvugana ku rugo, urugo, urushako, umuryango. Ni session y'ibiganiro natangiye ngenda nkoraho buhoro buhoro, kuko urugo ni umushinga w'Imana. Iyo turebye iminsi 6 y'iremwa, tutagiye mu mateori ya teoloji menshi, yaba bizerera muri gap theory, yaba bizerera muri teori yuko iriya minsi 6 ihwanye n'umunsi w'amasaha 28, cyangwa se nabumva uriya munsi uhwanye n'imyaka myinshi. Uko babyumva kose, tutaye kuri iyo view yabo, Bibiri tugaragaza ko mu minsi 6 Imana yaremye ibintu byose, ariko iza no kurema umuryango. Kurema umuntu ni igitekerezo cy'Imana, ariko no kumuremera umuryango nabwo ni igitekerezo cy'Imana. Ntabwo Adamu yigeze asengera umugore, nta nubwo yumvaga amukeneye, ariko kubw'urukundo Imana idukunda, itumenyera ibidukwiriye. Ntabwo tujya twumva Adamu avuga mbere yuko aremerwa umugore, ariko yamaze kuremerwa umugore Adamu ahinduka umusizi. Mbibutse ko ibintu by'imitoma, bagabo mukunde kubwira abagore banyamagambo meza, kuko ni kamere turemanye. Imitoma yazanywe mu isi n'Imana. Imana niyo ya mbere izi gutera imitoma, cyangwa se izi kuvuga amagambo ari romantike cyane. Wenda kuba tumva ijambo imitoma icyo ari cyo, imitoma ni amagambo y'urukundo aryoshye, yo gushima, yo kurata no kubyinirira. Ariko Adamu amaze kubona umugore, nibwo bwa mbere tubona umusizi mu isi mu baremwe. Ajya mu nganza akavuga ngo aka ni akara ko mu mara yanjye, ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, zitwa umugore kuko akuye mu mugabo. Ubwabyo ijambo umugore ni ijambo ry'icyubahiro gikomeye cyane, gikomeye. Ni uko uyu munsi, kubera ko Satani agiye atobagura ibintu byose abitobanze, iyo ubwiye umuntu ngo uri umugore ararakara. Ariko ijambo umugore ni ijambo riri romantike ku rwego ruhambaye mu gihe umuntu ari muri ibyo bihe. Ariko murabizi neza ko hari igihe ubwira umuntu amagambo y'imitoma kubera ibihe biba afite mu mutima, n'ubundi akagushihura kuko afite gushihurana. Ariko ubusanzwe mwabagore mwe, ijambo umugore ni ijambo ni imvugo iri romantike, ni imvugo y'urukundo ruhambaye. Sindi bujye kwinjira muri detail. Nibwo mubona ko Adamu kubona umugore ni ikintu gikomeye cyamubereye impamvu yo kuba umusizi no kuba umuhanzi, agasiga akanaririmba. Urumva rero umushinga Imana yarawuteguye, irawunoza, inawushyiraho amahame ugenderaho. Kandi ikintu cyazanye Satani mu isi ni ukugira ngo arogoye umugambi w'Imana mu byo yaremye byose. Ni ukuvuga ko ikintu cyose uko Imana yakiremye, icyo Satani agomba gukora cyangwa se kimubeshejeho ni ukugira ngo akimodifie, donc agihindura akantu gatoya gite gitakaza umwimerere wacyo. Mujye mwitondera ibintu mubona Imana yaremye, hanyuma bikaba bigenda bitakaza ubusobanuro cyangwa umwimerere wabyo. Mu minsi ishize
mwakunze kujya mbubona abakurikira status zanjye, mwakunze kugenda mubona ngira uduposte nkora kuri mariage cyane, kuko kimwe mu bintu biba mu mutima wanjye cyangwa imitwaro, umwe mu mitwaro ikomeye cyane uba mu mutima wanjye, ikintu cyitwa umuryango, ikintu cyitwa urugo, ikintu cyitwa umugabo n'umugore, ni umutwaro uba mu mutima wanjye kandi cyane. Ari nayo mpamvu muzakunda kumva mbikoraho ibiganiro byinshi, nubwo ntaratangira kujya ntumira abantu ngo dusharing ibitekerezo, ahubwo ngenda nkora ibiganiro bimeze gutya. Rero ndabinginga kugira ngo nimushaka gukora umuryango cyangwa mwe mufite imiryango, nushaka kugira umuryango unezerewe, nushaka kugira umuryango mwiza ufite ishusho y'Imana, ukwiriye kubisanga muri Bibiliya, ntabwo ukwiye kujya mu bitabo by'abahanga mu by'imibanire. Ntabwo bibaho. Ntabwo urugo rwiza rwubakwa n'ibitekerezo by'abantu. Nukuri ntabwo rwubakwa n'ibyo ngibyo. Iyo aba ari ibyo, hari ibintu byinshi dushyiraho nka setting tutekereza ko byakubaka urugo. Nigeze mara igihe kinini cyane nkora ubushakashatsi ku bintu by'ingo n'urukundo n'iki, harimo bavuga ngo factors zituma urugo rukomera no kuba rufite amafaranga n'ibiki. Naje kugwa ku gitabo cyanditsemo ubukwe 10 bwa mbere bwarakoze amateka, ndumva ari muri bya 2014 gutyo niba nibuka neza. Ubukwe 10 bwa mbere bwahenze mu mateka y'isi. Ikintu cyantangaje nuko 5 muri bo bari baramaze kudivorce, kandi bari butaramara imyaka, yari inkuru ikiriho. Nawe ibaza ubukwe 10 bwa mbere ku isi, 5 muri bo bari bamaze kudivorce, kandi nta kibazo cya mikoro bafite. Hari amantekeza ko divorce n'umubano mubi mu ngo uterwa n'ubukene n'ibindi bintu, ariko byose murabeshya, kuko abanyarwanda bo hambere bari bakennye kandi cyane, ariko ntago bageraga mu divorce nkayo dufite uyu munsi. Mwe mwitwa ko mwatembere munafite amafaranga. Naje gusoma igitabo kimwe cy'umudamu umudokiteri, umwe mu bahanga cyane bakomeye mu ishami rijyanye na ni mitekerereze muri Amerika. Yanditse ibitabo byinshi cyane bijyanye n'ingo n'iby'urukundo n'imibanire y'abantu, ariko agaragaza ko kuba warize sociology nyinshi, uzi philosophy n'ibindi bisa nk'ibyo, atari byo biguha urugo rwiza, kuko n'abasociologue bazi kunga abantu n'abandi ingo zirasenyuka. Njya nkunda kubwira abantu imwe mu nkuru zambayeho mu buzima bwanjye. Natumiwe kuri Radio Rwanda mu kiganiro cy'umuryango, nkora ikiganiro ngikorana n'umudamu ukomeye hano mu Rwanda rwose, ufite umuryango munini ufasha. Ni ikigo cyemewe na leta, hari ibigo abantu bagenda bashinga byo gufasha no gusana ingo. Bari bamutumiye turaganira, ariko ikintu cyantangaje nuko ari umudivorce, kandi ari n'umukristo mu itorero rya DPR. Twaraganira ibintu byinshi twari dusanzwe tuziranye hanze, ariko atubwira urutonde rw'imiryango amaze gufasha, imaze gusubirana. Ariko noneho turangije ikiganiro, numva sinari kukimubaza mu kiganiro kuri radio bya binduru, nza kumubaza kubasha gufasha iz'abandi rwari rwarakunaniye. Twarashwanye cyane mubajije icyo kibazo, kandi ntago nambikoreye kumukomeretsa, ahubwo nambikoze kugira ngo mufashe mwivuga butumwa, kuko nk'umukristo ntabwo urugo rwubakwa n'ibitekerezo by'abantu. Nukuri ntabwo ari byo. Ntago inama nyinshi nakugira zakubakira urugo, zakemura ikibazo muri uyu munsi tukiriho cyangwa ejo, ariko ntabwo cyazakora mu mwaka utaha, nta nubwo cyakora mu myaka 10 iri imbere. Ubwo byahora rero uhora kwa wa muntu, kandi nawe ubwenge bwe burarangira, bugira ahantu burangirira, azagera agakama. Ari nayo mpamvu njya nkunda kumva abigisha benshi bigisha bakavuga ati ibibazo byo mu ngo byabaye, uhita ushaka uwo mujyanama, barababeshya. Azagufasha icyumweru kimwe, azagufasha ibyumweru 2 urugo rukomere, ariko ntiruzarama. Aburahamu yabwiye umugaragu we mu gitabo cy'itangira igice cya 24, munyemerere dusome. Turaza gusoma imirongo myinshi nze kuyivugaho nyuma. Itangiriro igice cyaho cya 24, umurongo reka mpere ku wa 2. Aburahamu abwira umugaragu we, umukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibye byose, ati
ndashaka mwumve neza uyu muntu Aburahamu atumye niwe muyobozi mukuru w'urugo rwa Aburahamu n'abana be batarimo. Urumva ko ni umuntu ukomeye, ni umugaragu wo kwizerwa, kandi mujye mutekereza Aburahamu yari umugabo ukomeye cyane. Muzi ko Aburahamu yari afite n'igisirikare, naho igihe abantu abarokore bajya babitekerezaho bakabyirengagiza, ariko Aburahamu yari umukire. Mana, ndagushimira ukuntu uri umutunzi. Aburahamu yari umukire kugeza ubwo ubukire mu banye bwinshi akora n'igisirikare. Muzasome igihe nka Loti aterwa, Aburahamu yafashe ingabo ze 100 ajya kurwana. Aburahamu yari umukire ku rwego ruhambaye. Urumva rero gukora umukire nka Aburahamu, ngo mwumve iki gisonga ukuntu kimeze. Umugaragu we mukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibye byose ati, ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka, niwe Mana nyir'ijuru, niwe Mana nyir'isi, yo kutazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abo ntuyemo. Nshaka ndekeraho kuko iryo jambo niryo nashakaga gusoma muri iki gitabo cy'Itangiriro, igice cya 24 umurongo wa 2. Reka mbe mbumbye Bibiliya gato. Bibiliya ukuntu yubatse ni ijambo ry'Imana, ariko Imana yabanaga n'abantu bayo itirengagizwe ubuzima bw'abantu ko bubaye. Ari nayo impamvu muzabona muri Bibiliya Imana igaragazamo abakiranutsi, ariko ikagaragaza n'ibyaha byabo, kugira ngo bitwigishe twega uyu munsi ko gukiranuka kose twagira tutabariyemo kwa Kristo kutakwemerwa imbere y'Imana. Mu yandi magambo, ko nta muntu n'umwe wakora ibyiza byatuma yemerwa imbere y'Imana kereka binyuze muri Kristo Yesu, nibwo bwonyine gukiranuka kwacu kwemerwa. Aburahamu abwiye umugaragu we mukuru, aramubwira ngo Isaka umuhungu wanjye arakuze, ageze igihe cyo gushaka, kandi nanjye maze gusaza, ariko ntazigera ashaka umupagani wa hano i Kanani dutuye. Kuko Aburahamu yari abaye i Kanani imyaka myinshi, yari yaramaze kubona uburyo ari abapagani koko. Aramubwira ngo sinshaka ko umwana wanjye arongora umunyakananikazi. Nibwo yamurahije mu buryo bwo kurahira kwa kera, indahiro ikomeye imeze nk'igihango, ariko yari indahiro ikurura umuvumo cyangwa ikazana umugisha kuba yumviye. Iyo utayumviraga yazanaga umuvumo, umutware yarahagurukaga ugashyira ibiganza ku ntebe yari yicayeho, akabyicaraho, akakurahiza, kandi bikasa nkaho wemereye gukora munsi y'ubutware bwe, nyine ugiye gukora ibyo avuze nta gukebakeba hirya no hino. Yari indahiro ikomeye cyane. Amusaba ko Isaka atazarongora mu banyakanani aho ngaho hafi aho. Nimwigira imbere gato muraza gusanga mu bintu byababaje Yakobo, ubwo mpise nsimbuka, Isaka yaje gushaka umukobwa witwa Rebeka, ngana mu maragahinda k'urupfu rwa nyina yaramaranye iminsi. Isaka yaje kubyara abana 2, nyuma y'imyaka nabwo irenga 20 yarabuze urubyaro, abyara abana 2. Isaka yabyaye Esawu na Yakobo, ariko bagiye gushaka aba bana. Mwumve ikintu gikomeye nshaka kuvugamo. Isaka kuko nubundi yari we wari imfura wavutse mbere, nubwo bari impanga, ariko yaravumbutse agira n'igikuriro, agira murabizi abana bashobora kuvuka umwe ari gakunda ari gatoya, harimo n'abakunda kwita ngo kazehe na gasaza gutyo, kubera ko umwe avukanye intege nke, undi avutse avuganye n'amashagaga. Niko Esawu yavutse. Esawu rivuga cyoya cyangwa se rikavuga Edomu, akagira n'iryo zina ryitwa Esawu, akitwa Edomu. Edomu yari yitwaga kubera ko yatukuraga. Bisa nkaho abahanga mu by'amateka bagaragaza ko iki gice cya Aburahamu na Isiraheli ntabwo bari abazungu, bari abantu bari hagati y'abazungu n'abirabura, ariko biganjemo kwirabura kuruta uko biganjemo ubuzungu. Hanyuma rero urumva
Esawu avuka afite ubwoya bwinshi, ari nacyo byatumye bamwita iryo zina Esawu, ariko banamwita Edomu kubera ko atukuraga. Ni nka kuno abanyarwanda tuvuka turi bikara, wenda nuko njyewe ndi mu bikara binini mu Rwanda, ariko hari abantu bavuka mu Rwanda bagahita bamwita kazungu kubera ko ari, cyangwa se ba Musomali, murabizi ko mu Rwanda rwa kera abantu bajyaga bavuga gutyo, cyangwa muhinde kubera ko avutse asa nk'abazungu ukuntu. Na Esawu yavutse adasa cyane n'abantu b'iwabo, bahita bamwita Edomu, risobanura gutukura. Ari no muzajya mwumva Edomu n'iki. Hanyuma ibyo uyu Esawu kubera amashagaga abyirukanye, murabyumva bene aba basore bakunda kuba barayiroka cyane, ahita ashaka yihuse arongora abakobwa babiri b'Abanyakananikazi. Ngo icyo kintu kibabaza se ku rwego rukomeye. Mwumve amagambo ari mu gice cya 28 mu Itangiriro umurongo wa 6, aravuga ngo Esawu abonye yuko Isaka yahereje Yakobo umugisha, akamwohereza ipadararamu gusaba y'umugeni, kandi ko yamwihanangirije akimuhesha umugisha ati ntuzarongore Umunyakananikazi, kandi ko Yakobo yumviye se na nyina akajya ipadararamu. Esawu abona yuko Abanyakananikazi batanezeza se. Isaka ajya kwa Ishimayeli asaba yo Maharati umukobwa wa Ishimayeli, Yaburahamu mushiki wa Nebayoti, amuharika babagore babiri. Kubera ko ubwo nanze kwinjira imbere gato kuko yari yararongoye abakobwa babiri, yari afite abagore babiri Esawu, ariko b'Abanyakananikazi. Ahita abona ko ise bitamunezeza gushaka Abanyakananikazi. Nimunyemerere nsome n'iri jambo ribi mu rwandiko Pawulo nikiye Itorero ry'Ikorinto mu gice urwandiko rwa mbere, Abakorinto ba mbere, uko twabivuga kose ntacyo bitwaye. Urwandiko rwa mbere rw'Itorero ry'Ikorinto igice cyaho nshaka nsome icya 7 umurongo wa 39 niba ari wonyine nasoma. Umugore ahambirwa ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo apfuye nta kimubuza gucyurwa n'uwo ashaka. Icyakora iyo ari wo mu mwami wacu. Munyumve neza, ndashaka gutsindagira cyane kuri aka kantu kavuga ngo icyakora iyo ari wo mu mwami wacu. Bibiliya yihanangiriza ubwoko bw'Imana, yaba mu isezerano rya kera n'Abisiraheli, yaba mu isezerano rishyirwa n'Abakristo, kudashakana n'abapagani. Niba habaho ishyano rikomeye, ni ukushakana n'abanyabyaha cyangwa se ni ugushakana n'abapagani. Ntabwo Bibiliya yemerera umukristo gushakana n'umupagani. Reka mbisubire mu magambo yoroshye. Ntabwo Bibiliya yemerera umukristo gushakana n'umuyisilamu, gushakana n'umuhindu, gushakana n'umubudiste, gushakana Bahayi n'ibindi bintu biri aho byinshi by'ibidini n'abantu batagira imyizerere. Ubwo n'abapagani muri rusange, harimo abantu batagira imyizerere. Kubera ko gushakana ni umushinga w'Imana ufite ubutumwa bukomeye usigira isi. Ntabwo umugore n'umugabo, muze gusoma iki gice cya 7 nsomye, ninshaka musubire n'imbere mu cya 6 muri rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto. Ntabwo umugore n'umugabo basangira uburiri gusa. Ntabwo urugo ari ugusangira uburiri cyangwa aho mutaha. Oya, ahubwo urugo ni ugusangira byose, nta na kimwe usize. Urugo ntabwo ari ugusangira ahantu mutaha, address, ntabwo ari ugusangira address. Urugo musangira imyizerere, kubera ko kimwe mu bintu abantu benshi batazi, ntabwo bazi ko, nkunze kubivuga nkumva abantu benshi barabifata nk'ibintu biraho, ariko imibonano mpuzabitsina ni uburyo bwo kuramya.
iyo bikozwe neza mu buryo Imana bigennye ni bumwe mu buryo bwo kuramya Imana, ariko iyo bikozwe mu buryo butari ubw'Imana bigennye ni uburyo bwo kuramya abadayimoni. Muzabona amateka, umuntu wese mujye mukunda kubikurikira munabisome, n'umusome iz'Imana zo muri Bibiliya, za Bayali, za Ashera, za Ashtaroti, za munabaza ababandwa n'abaterekera mu Rwanda, muzasanga bahura ku kintu kimwe: celebration y'ibirori by'ubusambanyi. Niyo mujya ngo ndababeshye, mubaza abaterekera hano mu Rwanda n'ababandwa, ntibabikora mwambaye ubusa mwese? Ababanzwe mwese muri mu Rwanda ni mumbwiza ukuri, ntabwo mubizi ko kubandwa abantu babikora bambaye ubusa bose? Ari nabyo bikorwa muri iyi mihango ya giskuti, ibyo kujya guhabwa amatoteme. Abantu bahawe amatoteme mwese ndabasuhuje, ndababeshyeye. Ntabwo iyo mwagiye guhabwa toteme muri ya joro ryanyu hari umuntu umwe wambaye n'ikariso nibuze. Iki kintu mujya mukitondera. Niba hari ikintu babyeyi mukwiriye gusengera no kwiyama abana banyu, mukanabyiyama mukajya ku ishuri, mujya mukurikira abana banyu ukajya kumenya uko biga nuko ariko mujye munacunga imiryango baba mu bari ku mashuri. Umuryango wa giskuti ufite izindi mbaraga ukorana nazo kandi abantu babibona nk'ibyoroshye, kuko niba mujya ngo ndababeshya ni mushinga urubanza muvuge ngo ntabwo mugiye guhabwa toteme mugenda mwambaye ubusa. Umuntu wese, nta muntu wambara habe n'agakariso, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, iyo babaviringita n'ibindi biri aho ngaho, ibyo mubizi neza. Muzi neza ko mu ndahiro mugira mururya mu muviringito, murabizi ko babarahiza kutizera Imana, ahubwo ko mwego ubwanyu ari mujye kwibera Imana. Hari ibintu byinshi mubona mukagira ngo umwana akajya ku ishuri ari muzima akazagaruka arabaye icyohe cyangwa icyomanzi, mukagira ngo ni iki, ariko iyi si irimo ibintu byinshi. Iyi si irimo ibintu byinshi, ni mwitonde. Uburyo umupagani azashaka gukoramo imibonano mpuzabitsina butandukanye n'ubw'abakristo, kuko abakristo Imana iraturimita, kavuga ngo nuko ntimuri abanyu ngo mwigenge. Nuko rero kuko mutari abanyu ngo mwigenge, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Iyo Bibiliya ivuze imibiri yacu ibihereye ku musatsi kugeza ku rwara rwo ku birenge, nta gice isize, ntimukagira ibyo musimbuka. N'aya maso agomba guhimbaza Imana, n'aya matwi n'amaboko n'ibitsina byanyu. Hanyuma rero ubwo ibyo bitsina byawe nk'umukristo bizashaka guhimbaza Imana, ibyo umupagani we bizashaka kuramya no guhimbaza Satani, ntabwo bizahura. Urugo ruzasenyuka kubwire ngo ntunshimisha mu buriri, kubera ko nyine ibishimisha umwami we nibyo agomba gukora, kandi si byo bishimisha umwami wawe. Urugo ruzasenyuka. Ni impamvu z'iki? Washakanye n'umupagani. Nta na rimwe Imana ibyemera. Muri iki kiganiro ndaza kuvugamo ibintu bikomeye bishobora gutuma abankunda biyongera, ariko abanyanga bakaba ibihumbi n'ibihumbi 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 byo kunyanga. Kuko ndaje mbabwire, abantu mwese musanga mufite ingo zimeze nk'uko ngiye kuzivuga, muzisenye ziveho, kuko Imana ntizemera rwose. Nushaka n'umutima mwiza uzinge udushoboka, cyangwa niba kuzinga bishaka kuza gutera induru, umusezerano umbwira uti ndagiye, ndabigusibye byose ariko ndagiye. Hari inyigisho abapasiteri batinye kubabwira, njyewe ndi umurayiki, nzazibabwira. Sinanabikora ngamije kugira ngo muntu mbikururireho, n'ubundi aho ntuye aha ntabwo mweze mwaza nk'umuhato kwirwa. Oya, ahubwo ndababwira kugira ngo mukunde Kristo, muzabona ubugingo buhoraho. Naho ibintu bya hano mu isi, by'umunezero hano mu isi bizarangira. Ndagisubiramo, musore mukobwa ukurikiye iki kiganiro uri guteretana n'umupagani, urimo urajya kurimbuka. Nashaka abagukunda yanarwara mura agasara, mureka apfe. Nushaka umukunda utagisinzira, abo ni abazimu. Ntabwo umukristo n'umupagani Bibiliya ibemerana gukundana. Kandi nubihitamo uzamenye ko uguye urimbutse. Abantu benshi bambaza ku kibazo kijyanye na divorce. Ese Imana yemera divorce? Reka mbabwire ngo Imana ntiyemera divorce.
kuri factory yari yose abenshi batavuga ngo none se ngo ari amagambo ukunda kudusomera yo muri Matayo 19 ngo noneho ko Yesu yavuze ngo nufata umugore wabasambana ngo uzamusende ngo izindi mpamvu zose kuko irankura muri Matayo 19 bara nta gahunda benshi mumba inyigisho theologique iri mu nyigisho zigaragaza theology of the body uko Imana ibona imibiri yacu cyatumye duha ibitsina by'ibihungu n'iby'ibikobwa cyangwa igitsina gabo n'igitsina gore. Hara niho theology yose ishingiye ku mibiri yacu kubijyanye n'ibitsina Imana ibona itubona mu byiciro bine. Nta magambo Yesu yavuze. Imana ikubona ku gitsina cyangwa tureba mu mpamvu z'ibitsina itubona mu byiciro bine. Hari abantu Imana haye ibitsina bazashaka abagore n'abagabo donc bazarongora bakanarongorwa. Hari abantu Imana haye ibitsina abo n'aba mbere. Aba kabiri ni abantu Imana yakonnye bavutse ari inkoni kubwa kavukira ruko bavutse. Muri iyo class niho hazamo aba bantu twita ngo abarwaye intinyi n'ibiremba. Niyo class yabo. Ariko ndashaka kubabwira ikintu kiri muri ibintu gikomeye. Umusore w'ikiremba aratereta, aranakunda, agira n'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, ariko akanyoni ke ntago keguka. Mwumve rero imbaraga ziri muri ibi bintu ukuntu Satani abyinjirira inyuma. Muzabona uyu munsi asigaye harajeho ibitsina by'ibikorano. Nina Kigali nabonye hari amaduka ngasigaye bicuruza noneho. Twajya tubyumviye mu mahanga iwanyu hirya iriya na hano iwacu bisigaye bihana no Kigali. Nyarugenge kate. Aba bantu basigaye kuko ni ikiremba umubiri w'Imana uremye gutyo usinziriye ntujye ukora ikitsina nticyeguka. Ariko Satani amwinjiramo akactinga nk'uwatereta nk'uwakubaka, yabona bimunaniye nibwo basambanisha ibyo bikoresho bajya kugura hariya cyangwa bagasambanisha izindi ngingo z'imibiri. Mbibutse ko ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina byose bikorwa n'ibitsina, ntabwo bikorwa n'intoki, ntabwo bikorwa n'izindi ngingo arizo zose. Ibindi byose mukoresha izo ngingo ni amahano, murimo murakurura umuvumo, murimo murikurira gucirwaho iteka. Niyo mpamvu byitwa imibonano mpuzabitsina ntibyitwa imibonano mpuzakanwa n'ibindi biri aho ngaho abantu bari gukora by'amabi, kandi mukabikora mugakomeza mukaba mu murimo w'Imana. Reka mbabwire ngo iyo ukoresheje mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina ugakoresha ibindi bice bitari ibitsina kandi ngo unabikore mu buryo Imana yabigennyemo, kuko ibi bintu nabyo Paulo arabisobanura mu gice cya mbere asobanura iby'imibiri ukuntu yagenwe n'ibyikora. Mwitondere imibiri yanyu ko birabahumanya. Uzi kurara ukabakaba abagore mu gitondo ku cyumweru ukazinduka mu iteraniro utanga ifunguro ryera. Abantu murimo murapfa ntabwo muzi ibintu muri gukina nabyo. Yesu agaragaza icyo cyiciro cya kabiri cy'abantu bavutse ari inkone. Muri aba bantu bavutse ari inkone hazamo n'iki cyiciro cy'abantu bavuka ari abatinganyi, kuko hari abantu batemera ko ubutinganyi umuntu ashobora kubuvukana. Umuntu ashobora kuvukana, kuko mwibuke ko ubutinganyi ni kimwe mu byiciro by'ibyaha Imana yanga. Hanyuma rero nk'uko umuntu avukana kamere y'umujinya, kamere y'amahane, kamere y'ubwibone, kamere y'iki nako umuntu ashobora kuvukana kamere y'ubutinganyi. Nubwo abatinganyi benshi atari ko bavutse, kuko ubutinganyi nabwo ni umwuka usirikira urandura, ni nk'umusambanyi nawo n'undi mwuka usirikira wandura. N'umuntu ashobora kuvuka ariko akavukana iyo kamere y'icyaha. Mu makamere y'ibyaha byinshi agira, Satani agashibutsamo iyo ngiyo y'ubutinganyi akaba ari izamuka cyane ku buryo ashobora gukora rwose yataractingwa n'abantu ba same sex. Ari byo dukunda kuvuga ngo nta batinganyi babivukanye. Waba warabivukanye, waba warabyize cyangwa warabyanduye, nta mutinganyi uzajya mu ijuru. Isi u Rwanda rushobora kuba rudafite amategeko ahana abatinganyi, ariko ijambo ry'Imana rikondana ubutinganyi. Nta mutinganyi cyangwa igitingwa uzajya mu ijuru. Bibiliya irabibuza mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya, kandi iryo jambo Bibiliya isubiramo inshuro nyinshi. Si igitangaza uyu munsi iyo tuvuga njyewe arabatinganyi benshi baba muri ADPR kandi tuzi duceceka tukabyihorera, kuko nyine none urakora iki? Kuba ari umutinganyi si icyajyanwa n'amategeko mu Rwanda, ariko ni icyaha Imana yanga urunuka, ntakwiriye. Icyo ukora uramwirinda, kuko umutinganyi yakizwa. Nabo akwiye kubwirizwa ubutumwa bwiza akakira Yesu, kuko mu bintu Yesu akora aranaguhindura. Nibyo ku bantu bakurikira
ijoro ku marembo y'ijuru kwa gatanu ushize twaganiragaho ko umuntu akizwa ibice bine. Iyo ahawe umutima mushya abahawe ibice bine bishya ku buzima bwe. Rero niyo tendansi yo kwatarakitingwa n'abantu b'igitsina muhuje mu bintu ukizwaho irashira rwose. Muzasoma Abakorinto, Pawulo rwa kabiri Pawulo cy'Abakorinto mu gice cya 6 haravuga ngo muri mwe namwe ba Kristo b'Ikorinto muribuka ko kina mutarakizwa harimo abatinganyi, ariko mwarababare mwaruhagiye byararangiye. Rero umutinganyi arakizwa bigashira. Ashobora gukomeza no kuba yagira tendansi yo kwatarakitingwa nyine nk'igitero Satani yamugabaho, nkuko namwe abagabo hari igihe ubona umugore w'abandi ugashikwa ari babyita gushukura, cyangwa umugore ukabona umugabo w'abandi nawe irarikaza. Ni nako n'uwahoze ari umutinganyi ashobora kubona abandi batinganye cyangwa abantu b'igitsina kimeze nk'ike, nawe akaba Satani yamurasa umwambi kugira ngo abe attractive. Ariko iyo yakijijwe aranesha, ntabwo yongera kuba imbata zabyo. Abatinganyi mubabwira ubutumwa bwiza, mubabwira ko mubo Yesu yapfiriye nabo barimo, kandi Yesu yabeza rwose akabaha ubuzima butaba mu butinganyi, kuko ubutinganyi bwo ni ikizira mu maso y'Imana. Ni nk'abandi banyabyaha mwese twaruhagiwe, twahoze turi abanyabyaha turabakugirije umuji nk'abandi bose. Mwibutse ko waba uri umutinganyi, waba uri umusambanyi, waba uri umujura, waba uri umurozi, waba utukana, waba ubeshya, mwese muzajya ahantu hamwe, Gihenomu. Ariko kandi iyo mwuhagiwe byose Imana irabyibagirwa, amaraso Yesu arabatwikira. Abantu mubabwira ubutumwa bwiza. Iki cyiciro rero cy'abantu bavuka bara attractive ashobora no gukura akanakizwa rwose, ariko akazumva atazigera donc ari umugabo atazashaka umugore ko yumva umubiri utabimwemerera. Uyu muntu umeze gutyo aba mu cyiciro cy'inkone, kuko ntabwo biri kwemera kurongora umugabo mugenzi wawe cyangwa kurongora umugore mugenzi wawe. Icyo n'ubutinganyi. Niba rero utarongora umugore ku mugore, cyangwa nako umugabo ngarongora umugore cyangwa umugabo arongorwe n'umugore, ugakomeza kumva iyo bintu bitakurimo, ubwo muri single. Icyo ni icyiciro cya kabiri ndi gusobanura. Icyiciro cya gatatu ni abantu ndi kubitsina, ni abantu bavutse ari bazima, imibiri yabo ikora, ibitsina byabo ari bizima rwose, ariko nyuma ku mpamvu z'impanuka cyangwa z'ibibi zihinduka ry'ibihe ukisanga wabaye inkone. Ushaka kuvuga uri muzima rwose, ejo buno muraza akakuroga. Mujya mubyumva ngo umukobwa ngo yakundanye n'umuhungu ngo aramuraga ngo bigitsina cyikeguka. Mujya mubyumva Umugeni n'Umukwe bakoze ubukwe kwa 6 ku cyumweru akabyuka iteguka. Abarozi bagukona byakunda, n'impanuka ishaka kugukona. Abo nibo Yesu yavuze aravuga ngo hari abakonwe n'abantu. Iyo ni classe ya 3. Classe ya 4 nabikono bwabo kubw'ubwami bw'Imana cyangwa kubw'ubutumwa bwiza. Abo nabo dufite urutonde runini cyane muri Bibiliya, ndetse Pawulo mu mpuguro atanga cyane mu gice cya 7 cy'Abakorinto ba mbere ahugura abantu cyane basaba kuba muri iyo classe, kuko ni classe ibamo ibigeragezo bike ugereranyije na classe yabobatse, classe y'abantu bikono bwabo kubw'ubwami bw'Imana. Aba niho Pawulo arimo, Yesu muri ministeri yakoze mu isi niho harimo, babari n'aba niho bari, ba Eliya niho bari, ba Elisa niho bari, ni benshi Bibiliya igaragaza urutonde rwabo batigeze bashaka kandi bari muri uyu murimo w'Imana. Abo rero kubw'ubwami bw'Imana cyangwa kubw'ubutumwa bwiza babaye inkone. Iyo ni impamvu y'ibitsina. Kimwe mu makosa akomeye ni igihe utabasha gusobanukirwa umuhamagaro wawe ku bijyanye n'igitsina. Kuko niba warahamagariwe kuzashaka hanyuma ukikona kubw'ubutumwa bwiza, uramisinze, hari ibintu wishe ubangamye, abantu bakaguhatire gushaka, ariko kandi ntibanaguhatire kudashaka. Mujya mwumva abapadiri benshi babyara, kandi ni ukuri, ntago tubabeshyira, ntago tubatuka. Nuko ku nyungu z'amadini cyangwa ku mpamvu nyinshi runaka babahatiye kuba inkone kubw'ubutumwa bwiza, ariko atari umuhamagaro wanyu. Nyanshima abana bamaze kubivamo mu Rwanda, tumaze kubagwiza abagore n'abagabo bahoze mu gifurere n'ikimansera cyangwa mu gipadiri n'ikimansera bamaze gushaka. Biriya no kumisinga umuhamagaro. Ndacyari kubijyanye na mariage, mukwiriye kubyitondera. Reka mbabwire iki kintu n'ubutumwa Imana yampaye. Niyerekwa nagize igihe kimwe nandi gusenga,
nari nasuye inshuti yanjye imwe, umukobwa arinjira aza kudutumira, aje aduhereza invitation, mpita nsenze njya mwiyerekwa, mbona umusozi. Hari ikintu abantu dukwiye kwitondera, abantu mutajya mwerekwa mutabasha kumenya. Iyo umuntu ari mwiyerekwa ahabwa kureba ibitandukanye n'iby'amaso y'umubiri abona. Amaso y'umubiri areba dimensiyo ebyiri gusa. Nk'ubu njyewe wicaye hano murimo murambona hano imbere gusa, ariko inyuma yanjye ntabwo muhabona. Nanjye ubu ndimo ndareba kamera n'umudamu wanjye, ariko ntabwo inyuma y'umudamu wanjye mpabona. Niko amaso y'umubiri areba, ariko amaso y'umwuka yo arareba, akareba hano imbere, akanareba inyuma, akanareba imbere no mu mubiri akahareba, akareba n'inyuma y'ino nzu. Mbese amaso y'umwuka agira ubushobozi budasanzwe, ntabwo ari nk'aya y'umubiri. Ndi muri iryo yerekwa rero nagiye kubona mbona umusozi, wari kari agasozi keza rwose kadundaritse ahantu, mpabwa kukareba imbere n'inyuma, nkazenguruka nitegereje. Nabonaga kari gakikijwe n'ibindi bisozi biri hakurya byinshi binini, ariko ako gasozi kari kazengurukwaga n'umugezi w'amazi meza cyane y'urubogobogo. Yari amazi meza cyane azenguruka ku gasozi. Hanyuma nyiri muri iryo yerekwa Imana irambwira ngo witegereje, ntiyego. Musobanura ibyo mbonye, irambwira ngo nguko uko urugo rumeze. Numva ngize impungenge nkitegereza ka gasozi kiciyemo ibice bibiri, cyangwa se nakabonye mu mashusho abiri atandukanye. Nyine mwiyerekwa, ibintu byo mwiyerekwa ntabwo gusona mu mubiri bipfa koroha. Nagiye kubona mbona ka gasozi kahindutse ubutayu buteye ubwoba, bwa butayu bubi mujya mwumva ngo ubutayu bubi bwica, bumwe bubamo inzoka z'ubusabwe n'inyamaswa zihuma. Kara k'igikundo ariko mbona kabaye agasozi nk'urupfu. Ari ibintu bita ngo ikibaya cy'urupfu, abanyamerika barakizi, barakigira. Hirya muri Amerika habayo ikibaya cy'urupfu rwose, kukijyamo ubuzi neza ko amahirwe kuba kwawe abaye make yagabanyije, kuko abenshi barahagwa. Nako gasozi kari keza kazenguruka no musozi, numvaga nanagakunze, mbona mu kanya gahindutse rwose ubutayu bw'urupfu. Hamwe haba inyamaswa zihuma, hamwe mbese hamwe hateye ubwoba ku buryo kuhaba uba bivuze ngo uyinjiye mu rupfu. Uko byagashize nagiye kubona, ariko mbona nanone ka gasozi nkabona mu yindi shusho. Mbona ka gasozi ni keza, kameze nka jaride. Reka mbisobanure muri ubwo buryo bwa jaride, nibwo abanyarwanda babyumva. Abanyakigali tuzi agaciro k'amajaride i Kigali. Kari agasozi keza kuzuyeho ibyatsi by'amoko yose, imbuto nziza. Kari agasozi karyoheye amaso ku rwego, iyo uri mwiyerekwa, iyo ubona ibintu byiza bifite ukuntu biryohera ubugingo, ukumva uburyohe buruta ubw'isukari. Ariko niyo uri mwiyerekwa mu bintu bibi, ugira ububihirwe bushaririwe kuruta ko ikintu cyaba gisharira kibaho n'ikira. Ni nk'agasaho k'indurwe, kwa kundi umuntu agira gutya ibirungura bikazamuka, ukumva ubusharirwe bwuzuye umubiri wose. No mwiyerekwa rero buriya buzima buravivwa. Nibwo nahise mbaza uwanyerekaga, kandi ubwo ibyo bintu byo mwiyerekwa rero bikora ubuntu. Ubwo nari ndi mu isengesho, mutaza kugira ngo wenda byamaze umwanya muremure. Arambwira ngo nguko uko urugo rumera. Nta na rimwe Imana iguha urugo ari paradisi iguhaye. Urugo iteka ryose Imana irutanga rumeze nk'aka gasozi, kazengurutswe n'umugezi mwiza w'amazi y'urubogobogo. Iyo nyir'uru rugo, ubwo ni umugabo n'umugore, iyo babaye abantu bagira umwete, uru rugo rwabo rubahindukira nka paradizo, kuko baragenda bagakora kanalizasiyo kuri wa mugezi cyangwa se irigasiyo, bagakora ibishoboka byose amazi muri wa mugezi akazamuka kuhira wa musozi, uragenda ugahinduka icyanya cyiza cy'ubwatsi bubisi. Ariko iyo babaye abanebwe, reka mvuge mu yandi magambo, iyo babaye abanyabwenge, buhira wa musozi wabo bakoresheje ya mazi azenguruka, kuko ayo mazi azenguruka
ni wo mugisha Imana itanga mu rugo. Ariko iyo babaye abapfapfa bakuruwaza amaboko, ka gasozi kabahindukira ubutayu bw'urupfu. Ibi bintu impamvu Imana yabinsobanuriye, yabimpishura icyo gihe, nari maze igihe kinini ariko narabaye nk'uwabiretse. Mu buzima ngira ukuntu nteye, iyo muhuye n'ikibazo ntagifite igisubizo ndagisengera mpaka nzabona igisubizo. Kandi niyo nkubajije ikibazo turi kuganira ntunsubize, ntabwo ikibazo cyanjye kimvaho, ndakigumana mpaka kibonye igisubizo. Nari maze igihe kinini cyane nsenga, naratewe agahinda. N'abahanuzi benshi ngewe narinzi twagiye dusengana, barahari benshi. Twaba turi mu cyumba nkumva umuntu agiye mwuka ati Uwiteka aravuze ati mwana wanjye ntuza, nguhaye umugisha, nguhaye urugo rw'umugisha, nguhaye umugabo cyangwa nguhaye umugore, urugo rwawe ruzamera gutya, Imana ikaruvuga, yewe ikaruvuga. Tukavuga tuti shakwese Imana iraguhaye pe. Tukabona ko ubukwe burabaye, ariko wazakurikira rwa rugo Imana ishobora byose. Yewe ukarira ukibaza, uyu ni wa muhanuzi nzi cyangwa n'abadayimoni bateye muri uru rugo? Hari nk'urugo nari nzi, umugore n'umugabo bari abanyamwuka, yewe bari abahanuzi nzi, bamwe twubaha pe. Ariko urugo rabananiye, bamaze gushakana bahora mu nduru. Nkavugana ariko se Mana, uyu muntu umuha urugo twari turi kumwe, wararumubwiye twumva, umubwira ibintu n'ibindi, none reba ikintu wamuhaye uko kimeze. Uyu nawe wenda we ntitwabyumvishe, ariko yashimye Imana avuga ukuntu Imana amubwiye iby'urugo, none reba ikintu wamuhaye. Ibi bintu ni iki? Ibyo byose, ibyo bibazo nibazaga nabisubirijwe muri iryo yerekwa nagize. Ntabwo njyewe ndi umutagatifu. Hari amagambo Bibiliya ivuga mu Cyongereza nibwo yumvikana neza, mu Kinyarwanda ndayakura hera. To be blameless, kuba utagira inenge. Kubaho utagira inenge no kubaho uri sinless cyangwa udacumura, udakora icyaha, ni ibintu bibiri bitandukanye. Bibiliya idusaba kuba blameless cyangwa se kutagira inenge, ariko ntitubwira ngo twabaho tudakora ibyangwa bishoboka. Ubwo buryo ntabwo Bibiliya itanga ngo kubaho udakora icyaha. Aka rero mukitondere. Kugira inenge cyangwa se kugira amakosa, kugira intege nke n'ibindi biri aho ngaho, ibyo twese turabigira. Ariko Bibiliya ikatubwira ko tugomba kwezwa kugira ngo tubeho tutagira inenge. Ariko ntabwo Bibiliya ijye tubwira ngo dushobora kubaho tudakora icyaha. Ubwo buzima bwo ntabwo bushoboka. Niyo mpamvu Yohana yanditse aravuga ngo ntimugakore icyaha, ariko nimukora icyaha ntimukamere nka mu gushishikirana cyangwa Satani bibohereho umugwe burundu, ahubwo mujye mwibuka ko Imana ikiranukira kubeza no kubatunganya. Iyi Imana ikubwiye ngo wenda umugore wanjye reka bari dukora n'ikiganiro ko n'undi ari we turi kumwe, kavuga ngo Pamfili ngo umugore mwiza, ngo urugo rwiza n'iki, ntabwo imbwiye ko umugore wanjye atagira ibyaha, atagira amakosa, atagira intege nke, atagira ahubwo uburyo nzafata mu rugo rwanjye niko ruzagenda. Ningira ubwenge ngahaguruka ngakora urugo rwanjye. Gukora urugo rw'umuntu biri mu buryo bwose. Niyo muzumva umwanditsi w'imigani yanditse aravuga ngo umugore w'umutima cyangwa umugore w'umunyabwenge ukuntu azinduka kare akita ku rugo, akagira gute, agakora, agashyira abantu mu mirimo, akagira gute, kandi akamenya iby'umugabo akwiriye, akamenya n'iby'abana bakwiriye. Nuko urugo rugenda. Ariko nuramuka wica akavuga ngo okay, Uwiteka yampaye umugore mwiza w'imico myiza, utanca inyuma, utagira gute, ukicara ukagereka akaguru ko kandi, azaguca inyuma bikurenge. Umugabo azagustressa bikurenge. Ngo Imana aguha umugabo w'umupasiteri umuvuga butumwa ngo ugere gute, nutamubera amaso ngo umusengere, umurinde, umukuyakuye, umuprotecting mu buryo bwose, yo azaguhindukana bikurenge. Ndabibutsa ko hari filime ya Mugisha nigeze nabaye Kirundi kera, sinjya nibagirwa ko kantu, niko kantu gakomeye nakuyemo. N'umudamu yari umugome cyane muri iyo filime. Yavuze ijambo aravuga ngo nta muntu n'umwe udatinya ingwe, ariko nta utinyiye mwinjiranye.
iyo ingwe yamaze kwinjira mu nzu ubusigaranye amahirwe 50% yo kubaho na 50% yo gupfa. Niyo mpamvu ayo 50% yo kubaho uhaguruka ugakora mukarwana, kuko iyo uhagurutse ukarwana nayo uba ufite amahirwe 50 yo kuyica na 50 yo kukwica. Ariko iyo uhagurutse uyicare ukavuga kwicara ngatuza gategeza urwaje ubusigaranye amahirwe 100% yo kwicwa. Mwabarokore mwe mujye murwana n'ibyaha biri hanze y'urugo rwanyu, mukora ibishoka byose ntibikinjire wanyu mu rugo. Nunageragezwa waba mu kazi ugakora ibyaha n'amafuti ujye ubirekereyeho hanze, bigume mu kazi yo, ugere mu rugo ari ahantu muri paradizo. Nutuma amanyanga n'ububi bwose ukora bwinjira iwawe mu rugo, uzamenye ko rusanyitse birangiye. Hari abagabo babaye hari abesikoro, mwihangane kubita gutyo niko muri. Ugasanga umugabo yirirwa abeshya agera no mu rugo akajya kuri telefone agahita abeshya umuntu akamba ati yisharanye n'umugore n'abana, agahita ati ni ukuri ubu ngubu ngeze Rusizi, kandi ubwo dutuye i Kigali ubu rwose ndi Rusizi niho ndi, kandi mu gitondo byuka nambuka i Kongo ndahita njye Bukavu, nzamara y'ibyumweru 2 hari boro ngiye kuzanayo. Wicaranye n'umugore n'abana birarangiye, umugore wawe ntazigera kwizera byiteka. Niba mugira ngo ndababeshya, abagore mufite abagabo mukemanga ariko muzi inshuti zabo, uzicarane n'umugabo wawe uhamagara inshuti ze zose, uzi niba umugabo wari umunyamabi muri bene urwo rwego, uhamagara inshuti ze zose uzibaza uti umugabo wanjye ari mwabonanye, wumva ukuntu zikubeshya. Iyo inshuti ebyiri zizi ko inyamafuti ziba mu buraya n'ibindi byaha bimeze gutyo, iyo uhamagaye imwe uri umugore, donc nk'ubu ngewe umugore wanjye mpamagaye kandi ndi umunyamabi, inshuti zanjye ziri hano, inshuti zanjye itigira tendance yo kunkavaringa bati Pamphile turi kumwe, kandi ugasanga yicaranye n'umugore yagira ngo agusuzume. Mujye mwitonda, wirirwa uri mu majipo y'abagore mu kazi yo. Niba uwo muzimu yaguteye, kora ibishoboka byose agumiyo ntakinjire wawe mu rugo. Naramuka yinjiye wawe mu rugo ruzasenyuka. Iki kibazo gisubize ikintu abantu amaze iminsi bambaza kivuga ngo none se Pamphile, Imana itanga urugo rubi? Reka mvuge ngo yego, Imana itanga urugo rubi rumeze nka Gihenomu. Ariko reka mvuge ngo oya, kuko ntikiranirwa ngo yoshywe n'ikibi. Igihe cyose Imana itanga urugo ari ikintu cyiza. Igihe cyose urugo rw'Imana iguhaye ruba ari ikintu cyiza, uba ufite inshingano zikomeye zo kururinda. Mbumbuye Bibiliya kugira ngo mwumve uburemere bw'ibintu. Buri munsi abantu tubana muhora mbabwira ikintu kimwe kivuga ngo mwabarokore mwe mukunde gusoma ijambo ry'Imana, musome Bibiliya, mwisome ibitabo byanditswe n'abahanga n'abandi. Umurongo wa 15 w'itangiriro igice cya 2 haravuga ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri ya ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Munyumve neza, gukora ntabwo ari ingaruka z'icyaha. Hari abantu benshi bumva imirimo, mujya mu kazi bikabastressa, mujya guhinga bikabastressa. Ntabwo gukora ari ingaruka z'icyaha. Gukora ziri mu nshingano Imana yaremanye umuntu. Niyo mpamvu bivuga ngo udakora ntakarye. Umurongo wa 15 avuga ngo Uwiteka Imana ijyana umuntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo. Guhinga dushobora kubifata mu maangara atandukanye, kuko umuntu hari abahingisha amakaramu n'abahingisha computer n'abahingisha isuka n'abahingisha umutwe, bahinga ibintu wahingisha bitandukanye. Kuri kino gihe cy'uyu munsi, guhingira ingobyi ya Edeni ni inshingano, si igihano. Hari ibintu uyu munsi mu buzima tubayemo by'ingaruka z'icyaha cyangwa z'ibihano by'icyaha.
nk'urupfu, uburwayi n'ibindi bintu biri aho byinshi cyane murabizi. Ariko gukorera ingobyi ya Edeni, gukorera urugo rwawe wa mugore we, gukorera urugo rwawe wa mugabo we, ni inshingano, ni itegeko. Icya kabiri, kurinda Edeni yawe, kurinda Edeni yawe ni inshingano, ni itegeko. Mbabaza akantu k'amatsiko, Adamu ari burinde Edeni ayirinde iki? Ibi biti byo muri Edeni Adamu yari bubirinde iki? Mujya mwicira mukabaza ako kantu. Nuko Satani yamanutse imbere y'uko umuntu aremwa. Satani yagomeye Imana mbere y'uko umuntu aremwa. Bityo Imana yari ihaye Adamu inshingano zo kurinda Edeni ngo Satani atayinjiramo. Igihe Uwiteka guha amasezerano mu cyumba cyangwa mu misozi cyangwa mu nzozi, akubwira ngo aguhaye umugore mwiza, hari n'ibindi bintu burya yari yaravuze mbere utumvishe. Byari ibi: ino ngobyi ya Edeni nguhaye, uru rugo rwiza nguhaye, uyu mugore mwiza, uyu mugabo mwiza nguhaye, aba bana beza nguhaye, ujye ubahingira. Muzi neza ko guhingira ikintu naho yaba insina, ni ukujya ku nsina hafi yayo ugakuraho ibyatsi byakona, ugakuraho n'udukoko. Ndi kuvuga ndeba hano kuko hano yacu dufite urutoki, ugakuraho n'udukoko twakwangiza icyo gihingwa. Mugabo, ujye uhingira umugore wawe, umurinde ibyamubabaza, byaba ibyo mu mubiri cyangwa ibyo mu bugingo. Umurinde amarangamutima ye ntakababare, uyahingire, ukureho ibyababaza amarangamutima ye. Mu nshingano abagabo mufite, abagabo benshi muzabuzwa ijuru nuko abagore banyu mutabakorera ibyo mwagomba kubakorera. Bagabo mwubatse ingo, nanjye ndimo, mfite umugore n'abana. Ntimuzajya mu ijuru mutabanje gutanga raporo y'ingo zanyu. Bapasiteri, bashumba, byiciro byose by'abitwa abakozi b'Imana, muzabwirize cyane, mwubake insengero, mugire amamega church, ariko raporo ya mbere muzatanga mu ijuru ni umugore wawe n'abana, mbere y'uko Imana izajya kubaza abakristo ibihumbi n'ibihumbi yaguhaye. Na cyane ko atari abo bo n'ab'Imana, niyo mpamvu utanabarinze Imana aho yabirindira. Ariko urugo rwawe ntuzaryinjiramo. Reka mbabwize ukuri, nta mugabo uzajya mu ijuru adatanze raporo y'umugore n'abana. Ari nacyo gituma Pawulo mu kujya kubwira Tito amubwira ngo genda ujye i Kereti, ufate amatorero yose yavutse, ugende buri torero uriha umushumba, hanyuma nujya gutora umushumba ujye ureba kuri iki kintu. First of all, agomba kuba ari umugabo, nta mushumba w'umugore ubaho. Agomba kuba ari umugabo ku gitsina, kandi utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira. N'abagabo bafite akazi katoroshye. Imana ibwiye Adamu ngo nahingire ibi, anarindiye ingobyi kugira ngo Satani atayinjiramo. Adamu ntiyigeze yumva iki kintu cyitwa kurinda ku rwego rukomeye, cyatumye Adamu ashiduka Satani yinjiye muri Edeni. Kandi igihe cyose Satani yinjiye mu rugo rwawe arugusohoramo. Ntabwo Satani ashobora kuza ngo nawe uhagume, ntabwo bibaho. Nadasohora umugore arasohora umugabo. Ndabasuhuje abantu mufite Satani mu ngo zanyu. N'umwanya wanyu kugira ngo mubwire Satani ngo okay, iminsi uhamaze irahagije, ngasohoka kugenda. Kandi bikora ubu tukiri gusenga, turi ku mavi dusenga, umubwire ngo Satani ndakumenye, burya warinjiye. Ariko ntabwo tuzabara nta bihanga bibiri mu nkono. Umusohore ave mu rugo rwawe. Nta na rimwe Imana ishobora kuguha urugo ari rubi, ntabwo bibaho. Hari abantu benshi bajya bibeshya bakavuga ngo
hari abo tuganira nabo njya numva ubuhamya bwabo hirya no hino ngo njyewe ngo uyu mugabo ngo ni Imana yamumpaye katubwira ibimenyetso barabimpanuriye. Ibintu abantu bahanura byose ntago ari Imana ibivuze. Mujye mwitonda, ibyinshi mu byo babahanura si Imana ivuga, na Satani aravuga. Ndaguha urugero rw'ikimenyetso kigaragaza ko Imana itaguha urwo rugo. Imana ishobora guhamamashara mu mugabo mwiza, ari umukristo mwiza, ariko yagera mu rugo imico igahinduka akazaba umupagani rwose akagwa, kubera ko wenda ari umugabo ntiyabaye maso urugo Satani yarwinjiye, cyangwa umugore, kuko nabibasobanuriye ni cyabibazo cya kagasozi gashobora guhinduka ubutayu cyangwa gahinduka paradiso. Ariko ntabwo Imana ishobora kubwira mama Sharuma, ndi kubwira umugore wanjye, ntabwo ishobora kumubwira ngo nguhaye umugabo mwiza mwana wanjye nkubakira urugo rw'umugisha n'andi magambo menshi, ngo nirangiye kumuha pamfire asanzwe ari umupagani mu rusengero. Uwo muntu Imana, kuko si uw'Imana, ntabwo yamuguha. Erega Imana ntabwo yaguha ikintu kitari icyayo. Imana niyo yashyizeho amategeko, ntabwo yaza kuyica. Irabizi neza ko pamfire n'umupagani ariko mu rusengero, si umukozi w'Imana, si umwana w'Imana, ntabwo yamuguha. Rero icyakora kugira ngo Satani akurushye, abantu basomye agatabo k'umurinzi nanditse, iki kintu baracyumva, kuko Imana yarambwiye ngo mu myaka mugiye kuzajyamo, kandi twamaze kugeramo deja, kuko ibintu Imana bimbwiye kera nkiri na muto, irambwira ngo Satani azakoresha umwuka w'ubuhanuzi cyane kugira ngo atere abantu kuzinuka Imana. Muzasoma ko gatabo, harimo azakoresha umwuka w'ubuhanuzi cyane kugira ngo babe inzererezi, abandi abikoreza imitwaro izabarimbuza, harimo ingo z'umuruho, harimo akazi k'umuvumo n'ibindi bintu byinshi nanditse muri icyo gitabo. Byoroheye Satani kure akavuga ati pamfire nta mushobozi iki kugira ngo agwe, ikagukubita urugo mwita amashuri. Ibi mbiceho akarongo, nushaka azamuhamagara mu biganiro byose tubikore, tujye deba, tugenzuze ibyanditswe. Ntabwo Imana ishaka kugura urugo rw'ishuri, ntabwo bibaho. Iyi ni imvugo ya gishitani yinjiye mu bitwa abakozi b'Imana. Dukora ubuhamya bwinshi ukumva umuntu arabikubwiye. Inshuro nyinshi mu buhamya nkora hari ibyo mba ntemera, ariko nshaka kugaragaza no kwexporeza abantu. Mwebwe muri nosi mukwiriye kwitonda. Imana iraha pamfire urugo rw'ishuri ngo bigende gute? Igiye kunyigishiriza iki mu rugo? Urugo ni institution Imana setinze, irarangiye, iruzuye. Ko nta muntu Imana iraha agakiza k'ishuri, kuko agakiza ni ikintu Imana setinze kiruzuye, nta kintu cyo kuburaho, ntacyo kongeraho, nta nicyo gukuraho. Igiye kukwigisha iki mu gakiza? Ko nta uraza tubwira ngo agakiza ngo kambere ikigeragezo. Oya, agakiza ni ikintu Imana igwa kiruzuye, kiri perfect. N'urugo, nta muntu n'umwe kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe turabona Imana ahaye urugo rw'ishuri ngo urugo nk'ikigeragezo, ngo iguhe umugabo ari ikigeragezo, ngo iguhe umugore ari ikigeragezo. Mwibeshyera Imana. Ibi ku muntu wese wasomye aka gatabo nanditse arabizi neza ko ari ubuyobe, arabizi neza ko ari amadayimoni babahaye izo ngo mufite. Umuntu umwe muri Bibiliya, kuko umuntu tubona muri Bibiliya waba waragize urugo ahawe n'Imana ni Hoseya. Imana ikamenya ngo nagenda arongore Gomeri, ariko mbibutse ko ntimwigeze mwumva Gomeri na Hoseya barwana. Ikintu kigaragara Hoseya na Gomeri bapfaga cyari uko Gomeri ntabwo yarakijijwe, kandi uyu muhanuzi yari yabivuganyeho n'Imana, babiziranya akantu ku kandi. Mwigeze mwumva bashwana mbagurana bya hato na hato. Nuko ikibazo umugore we ntiyanyurwaga n'igitsina cy'umugabo umwe, amenyereye abagabo benshi, kandi Imana ibikoresheje nk'ikigereranyo cyo kugira ngo Isiraheli ive mu byaha. Muzumva amazina yose abana ba Hoseya na Gomeri bitwa, ni amazina y'ubuhanuzi, ni amazina arimo message. Hariko Imana iguhaye Kariza Liliane, ubwo ndi kuvuga pamfire, iguhaye Kariza Liliane ngo nk'ikigeragezo, ugiye byara umwana umwita Sharuma.
sharuma bivuga kimwe na plaisir, bivuga umunezero wanjye, ibyishimo byanjye n'ibindi biraho ngaho. Ntabwo ari byo. Wakamwise nkazarohama n'andi mazina nkayo niba ari icyo kintu Imana yaguhaye. Mwitubeshya. Wowe urinde ngo kugira ngo Imana iguha umugabo ngo ari ikigeragezo, iguha umugore ari ikigeragezo. Mwitubeshya. Ntabwo ari Imana yabahaye abo bagabo mufite n'abo bagore mufite. Icyo bikora mwabahawe mu izina ry'Imana ko atari Imana yo mu ijuru. Nimwigenzura mwebwe ubwanyu muzisanga mufite ibyaha byatumye abagabo banyu babari. Reka mbabwize ukuri, abantu nagira nkomeretsa ntabwo ari cyo ngamije, ndashaka gufasha abantu. Maze kuganira n'abantu benshi kandi natangiye kuganira nabo nkiri umusore ntarashakana ni muto. Abantu bazi indaya y'Imuhanga yitwaga Oliva Kiriwanzenze baramuzi. Higeze yashaka umugabo. Uwo mugabo wa Kiriwanzenze yari inshuti yanjye. Sindi bumuvuge kuko bashaka kuba kiriho ariko Oliva yarapfuye. Yari we president w'indaya mu karere ka Muhanga, abantu b'Imuhanga muramuzi. Yarakutubwiye ngo yarasambanye ku rwego we atabasha kwisobanura. Njya numva Kigali umunsi migezwe by'ama YouTube ngo basambanye. Oliva yarasambanye birenze urugero. Harwara sida aragenda arashiraho, nibwo Imana amuha agakiza nta kanasigaranye. Yaje gushaka umugabo. Baratubwira ngo ni Imana yabahaye urwo rugo. We n'umugabo. Umugabo ndamwicaza namuganiriza amane ko muvande. Ibi nibyo. Ngo ni Imana yavuze niki? Ariko ikintu cyantangaje. Mbere yuko bwabo babanje gusambana. Ibyo n'ubuhanya bwabo buhari buzwi. Cyo bikaranga umugore biramurenga kuko arakijijwe vuba agifite ububyutse ajya kwihana. Pastor abasengera baragere ko arabasezeranya nyuma y'ubukwe biraba. Nta mezi angahe bamaranye n'umugabo badatangiye kurwana, mutangiye gushwana, kandi umugabo urumvuga ubutumwa ukomeye cyane. Ubu ni umupasiteri ariko atari muri ADPR. Niba mbyibuka neza kuko yaje kujya muri itorero, ntagiye kuvuga ko ntari mu nduru z'amadini. Naje kwegera umugore ndamubaza, nganira n'umugabo we, ndamwibuka namusanze ahantu ari kubaka ari umufundi. Bapfaga ibintu bibiri. Ntabwo umugabo yahazaga umugore, ariko n'umugabo yaramaze kugira complexe y'ubuhamya bw'umugore kuko umugore amaze kuba umusitari hirya no hino. Bagira utuntu twinshi bapfa, ariko urugorananira burundu. Biva ngombwa ko n'umugabo ava muri ADPR ajya muri idini kandi akomeza ubuzima aranashaka. N'ubu munsi ariho. Byakabaye byiza niba uri umupfakazi ushakanye n'umugabo wapfakaye, kuko mwese mwarakomeretse muzabasha kurindana gukomeretsanya. Ariko gushaka kuba ufite imyaka 50 ugashaka umusore imyaka 23 ni umwana wawe cyangwa umwuzukuru hafi aho, ntabwo muhuje ibitekerezo na gato. Ibi nabyo mu byitondere. Muzambwira ingo z'abana bari gushakana n'abakecuru cyangwa z'abakobwa bari gushakana n'abasaza, mumbwirize ikomera zibaho n'izinga. Ibinezeza uyu mwana w'umusore sibyo binezeza uno mukecuru, ibinezeza uno musaza sibyo binezeza uno mwana w'umukobwa. Muzabaho mu buzima bwo guhangana. Umwana w'umukobwa azihangana kwera ifaranga gukuraho, ariko azashaka undi wo mu rugero rw'urubangana bahuje ibyiyumvo. Nimwitonde mwabarokore, nimwitonde. Imana iraguha urugo rw'umusaraba ngo bigende gute? Agakiza ubwako ni umusaraba. Ntabwo umugore wanjye ari umusaraba nikoreye. Njya numva abantu bigisha ngo umugabo wawe ngo nakigeretse ngo n'umusaraba wawe. Barababeshya. Ntabwo umugabo w'umusaraba abaye umusaraba atese ko umusaraba wawe ari agakiza. Ahubwo agakiza niko umusaraba wacu. Ntabwo umugabo wanjye ari umusaraba, ntabwo umugore wanjye ari umusaraba, ntabwo abana banjye ari umusaraba. Erega umusaraba no waducunguye. Umugore wanjye yarancunguye se? Umugabo wanjye se yarancunguye? Oya, mwitubeshye. Abantu mwuzuye ibikomere ni mwebwe muri kutwicira ingo uyu munsi. Umuntu araza n'ibikomere bimwuzuye akabizana akabituraho. Reka mbaze nk'abakobwa abadamu mwubatse ingo, umuntu ni umudivorce
ujye kumugisha inama ategeka azaguhiye abantu mwadivorishije please ntimukomereke mwihangane n'igikomere cyanyu ariko namwe mwikomeza kuyobya abantu ntabwo umuntu urugo rwananiye ushaka kumugisha inama ngo akubwire kurwihanganiramo ntabwo bishoboka arakubwira ati reka nkubwize ukuri pamfi njyewe narigiye kuzasara umugore yaranyangaje yarantoragurije amashashi ndakugira inama yo kugenda nibyo ari bukubwire jya kubaza umuntu warushoboye amaze imyaka 50 bara celebratinga jubilee umubuze tubyagenze gute azakubwira ati mu myaka yanjye 5 y'urushaka umugabo wanjye yateye umukozi inda abyara abana 5 hanze ariko ndakomera uyu munsi turasazanye nawe nguze ngo wamufatanye n'umukozi ngo bigamye ahantu gusa azakubwira ati ngiye baranabyaranye bantu muribeshya tugarutse muri Matayo 19 muribeshya ngo Yesu aravuze ngo nuko rero ngo numufata asambana ngo uzahite ngo umudivorce ababikoze muri iyo concept ndabacyashye mu izina rya Yesu mwarayobye mwayobejwe n'iki ibuka irindi jambo Yesu yavuze aravuga ngo mwene so nagucumuraho akagusaba imbabazi uzamabo bare inshuro 70 niba atari 70 imibare iri kunda kunshanga nanjye nibyo koko wamufasha asambana ariko yagusabye imbabazi niba gusabye imbabazi ukibeshya ukadivorce ijuru ryibagirwe ntaryo uzataha kuko Yesu yaravuze ngo nimutababarira abantu ibyaha byabo nasomwe ijuru ntazababarira uko niko kuri kwijambo ry'Imana ndimo nagana ku musozo niba ufashe umugore wawe guca inyuma niba ufashe umugabo wawe guca inyuma ntabwo wemererwa kumudivorce ngo nuko ngo Bibiliya bivuze Bibiliya ntigizwe n'umurongo umwe igizwe n'amagambo menshi yuzuzanya akaduha gakiza irakubwira ngo mubabarire hari nabo tubabarira bataradusaba imbabazi shuti mwitonde nibyo koko aramufasha ariko aragusaba imbabazi mubabarire hari amagambo Maraki yanditse reka tuyasome mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki nicyo gitabo cya nyuma gisoza isezerano rya kera ndasoma imirongo myinshi mwihangana ariko ntago ari myinshi cyane nk'irindwi cyangwa 8 urumva ko atari myinshi cyane Maraki 2:10 haravuga ngo mbese twese ntidusangiye data Imana yaturemye si imwe ni iki gituma umuntu wese ariganya mwene se tukica isezerano rya basogokuruza Yuda yarariganije aha Bibiliya ivuze Yuda ntago ari umuntu ibivuze ubwoko kandi bakoze ibizira muri Israel ni Yerusalemu Yuda yacumuye ku buturo bwera Uwiteka akunda kuko yarongoye umukobwa w'Imana y'abanyamahanga cyangwa Imana y'inyamahanga mumve neza bimwe natangireho mbabwira ngo nta mukristo nta murokore ukwiriye gushakana n'umupagani aka kantu reka ngasubiremo ngatsindagira ntago umukristo muri ADPR kwe gushakana n'umwangirikane n'umuzayini temple no muri restoration nundi wari we wese kuko ikintu kinini kiri nyuma y'aya matini mutabona idini n'irindi biratandukanye 100%. Niyo mpamvu mubona ibyo bamwe bemera abandi ntibabyemera. Ibyo mukwiye kubyitondera nubwo mwese mwitwa abakristo, ariko mukwiye kwitonda, mukwiye kubyitondera. Ibi bintu mubona amadini asigaye ashyingirana hagati yayo, uyu ni umwuka wa Satani. Ni cya kintu cyitwa okimenisme cyangwa se ecumenisme bitewe na pronunciation ukoresha, wo kugira ngo ifate abanyamwuka n'abanyamubiri bahurize hagati. Abantu bize osmose muri biology bazi neza iki ibyo bintu bisobanuye. Ibintu biva aho biri concentré bikajya aho biri mwe concentré. Yego muzabyumve neza, kora ubushakashatsi mwumve. Reka tujye muri shimi. Fata icyayi kirimo isukari nyinshi cyane, ufate n'icyayi kirimo agasukari gakeya, ubivange, umbwire ngo biraza ko bike.
isukari iraza kwiyongera, iraza kugabanuka, biragenda gute? Baravuga ngo birekiriburana. Ntabwo mukwiriye gushakana n'abantu mu yandi madini. Mw'abantu mwe, niba ubu biroroshye ngo umukobwa asigaye ahindurire umugabo, niba umukobwa ahinduriye umugabo, abantu bafite ingo zakomeye barahinduranyije, muzampe ubuhamya, namwe mbutambutse hano tubwire abantu uti mukomere. Umuhungu iyo amaze kwinjira mu idini ryawe ari wowe yashakaga kubonye yabirangiye, na Yesu wamuzanye, kuko ntago ari Yesu wamuzanye n'uwo yaje gushaka, yakubonye rero aracyamara iki muhariye. Umukobwa yaje muri iryo dini ari wowe ashaka, none yakubonye aracyamara iki muri radini. Ni mwitonde bibabeshya. Icyaha cya mbere aba bantu bakoze, bashatse umukobwa w'Imana y'inyamahanga. Pamfili mfite Imana nsenga, n'uyu mugore afite Imana senga, kandi ziratandukanye, hanyuma ngo turashakanye. Ibi bintu ni mu bisome, mwumva ibintu byabaye kuri Salomo. Salomo aronga abagore 1000. Muzasome ibyabaye. Ngo Salomo abagore bamuyobye umutima, amaze gusaza bamutwara umutima. Ayo magambo muyitonde. Bigitangira bitangira ibintu byoroshye. Erega kuyoba ntago ari ikintu kidasanzwe, ntago ari ikintu ubona ari ikintu kinini. No guhindura inzira ho gatoya gusa. Ariko iyo maze gusaza noneho ubimbohe. Mwibuke ko gusaza mu buryo bwa Bibiliya no gutakaza ubushobozi bwo gukora. Akibasha kwijyana bamuyobeje gakeya gusa, ariko bamaze ku imbaraga zimaze kumushiramo baramujatira. Byagenze gute? Salomo umwe wuzuye umwuka wera, umwe wakoze bya bintu n'ibindi. Umwe amahanga yose yo kwisi yashikaga kaza kumwumva, kuko Salomo niwe mu biologiste wa mbere kwisi. Science byizabigisha byose ntizanemo Salomo, muzamenye kiri kubabeshya. Kuko nimusoma muzasanga Salomo yarazi gutandukanya ubwoko bw'ibyaremwe byose. Buri nyoni yose kwisi yari hari icyo gihe Salomo yarayirebaga akayimenya, akayitandukanya n'izindi. Abantu bize biology n'ibyo ntumubizi se ku classification y'amaetre vivant, yarebaga ibyatsi n'indabo zose zo kwisi akazita akazitandukanya. Yarazi gukora etide y'ururabo rwa roza, haryo nko babyita simbi ibintu byama, we yarabizi ku rwego ruhambaye. Classification y'amaetre vivant Salomo niwe wa mbere waba warayikoze. Aba bandi bagenda batubwira hano hirya tujya twiga mu beje ubundi baratubeshya sha. Ariko ubwo bwenge bwinshi bungana gutyo, Salomo byatumye azana ibigirwamana muri Israeli. Gushaka umugore w'Imana nyamahanga n'amahano akomeye. Gushaka umugore mudahuje imyizerere, ngo nzashaka mu Bayisilamu ngo banenge Imana zabaha agakiza. Wese uri Yesu? Uri Yesu ku buryo Imana gutuma mu Bayisilamu kujya kubazana? Ariko ubwo muri mu biki? Muri mu biki? Icyo ni kimwe. Ukora bene ibyo, mwumve bene ibyo nyine byo kuzana abakobwa w'izindi mana, yaba uhamagara cyangwa uwitaba, mwumve neza. Ubwo yaba umusore cyangwa umukobwa, yaba nyine uzana urukundo cyangwa urwakira, yaba utereta uti sheri n'uwitaba, Uwiteka azabaca mu mahema ya Yakobo, amucane n'uturu Uwiteka amaturo. Uzi icyo bivuze? Naba basezeranye. Ni ikintu gikomeye mwikina. Isi yobowe n'imyizerere. Mwibuke ko na politike ni imyizerere. Muzabaza abapolitisiye benshi icyo bizera, abatizera Imana bazakibabwira. Kandi hariho n'ibindi mukora, mutwikira igicaniro cy'Uwiteka amarira, amarira no kuboroga, mugasuhuza imitima, bigatuma atita ku maturo mutura
ntayakire ngo anezerwe. Ibi ni ibibazo by'ubuhemu n'ibindi bintu biri aho ngaho. Nyamara mukabaza muti impamvu ni iki? Impamvu nuko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe, iby'umugore mu busore bwawe wariganyije, nubwo yari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Iki kintu mwabarokore abantu mutendeka. Urakunda abahungu 2 3 5, ukunda abakobwa 2 3 5, uwo mukundanye uyu munsi uramubeshya ukabona undi, Imana izabikubaza, ntago birangiriraho. Ni mwitonde. Aravuga ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse. Iki mucyitondere bantu mushaka hirya no hino, bantu mugira abagore barenze umwe, bantu mugira abagabo barenze umwe. Imana yaremye umuntu umwe, umugore umwe n'umugabo umwe, kandi si uko umwuka wari wayishiranye, yari ifite mwinshi ngo usagutse, ariko irema umwe. Kubera iki? Icyatumye arema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore mu musore bwe, kuko nanga gusenda, ni ko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga. Nanga n'umuntu utwikiriza urugo mu mwambaro we, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya. Niba habaho ikintu mukwiye kwitondera, ni ikintu cyitwa fiançailles, ni ikintu cyitwa kurambagiza. Ngaho kundanye na ntuza, ngaho kundanye na ntuza, ngaho kundanye na ntuza. Mukwiye kubyitondera. Iyo wibeshye ugashaka ukajya kubyara hanze, ntago ubyaye abana, ubyaye inzigo. Ubyaye urwango rw'iteka. Muzabyumve kuri Aburahamu, Imana naramubwiye ngo nzaguha urubyaro, ajya kwicira inzira. Hari ikintu maze iminsi mbwira abantu ku bintu byitwa kuboneza urubyaro. Ntabwo nzigera nigisha nemera n'umuntu wese wigisha ko kuboneza urubyaro ari icyaha. Ntabwo kuboneza urubyaro ari icyaha pe. N'ibyaha abadayimoni babazaniye barabahimba, bimwe birivuga ngo mwatakaje gukiranuka mwihimbira ukwanyu. Hari n'irindi jambo umwanditsi w'umubwiriza yanditse aravuga ngo ntugakabye gukiranuka. Ntabwo abarokore mu ryumva. Gukabya gukiranuka ni iki? Ni ugukiranuka iby'Imana yavuze ukarenza ugashyiraho n'ibyawe wihimbiye. Biba byarangiye rero, ntabwo bikiri gukiranuka kw'Imana, kwa bihinduka gukiranuka kwawe. No mutega abafarisayo n'abasadukayo baguyemo n'abandi benshi bagiye bashaka gukorera Imana muri bene ibyo bihe. Iri jambo kuboneza urubyaro ntabwo ryanditse muri Bibiliya ari icyaha, ahubwo Bibiliya yigisha ibyaha ikavuga ngo ntukice. Niba mu buryo bwo kuboneza urubyaro ukoresha harimo ubukuramo inda, yaba y'umunsi umwe cyangwa y'isaha imwe cyangwa y'amezi 9, iyo ukuyemo inda, icyo ni icyaha cy'ubwicanyi. Muzasoma mu bitabo by'amateka y'itorero mu kinyejana cya mbere, byanditswe na ba Origene, byanditswe na ba Clement d'Alexandrie, byanditswe n'abandi bahanga mu by'amateka y'itorero mu kinyejana cya mbere, cya kabiri, cya gatatu. Muzasanga abortion, gukuramo inda, cyari icyaha itorero ritemeraga na rimwe, ritigeze ryemera, ritigeze rinashyigikira. N'uyu munsi niko kuri dukwiye guhagararamo. Ntabwo gukuramo inda leta zabyemera zitabyemera, nta muntu ufite ubushobozi cyangwa ijambo rya nyuma ku buzima bw'undi. Kandi umuntu aba umuntu intanga zamaze guhura. Already intanga z'umugore n'iz'umugabo zahuye, umuntu aba yavutse. Hari abantu basobanura nabi ijambo ryo mwitangira igice cya 38 cya onani ngo arangiriza hasi. Ntabwo Imana imwicira ko yakarangirije hasi, imwincira ko yanze gucikura mwene se. Ntabwo ari cyo kurangiriza hasi. Nimujye musobanura ijambo ry'Imana, murisobanura muri context yaryo. Mwifata kesi ya onani ngo mihuze n'Abanyarwanda b'uyu munsi. Hagati ya onani n'Abanyarwanda harimo imyaka irenga 300. Ntabwo bari mu bihe bimwe, kandi Imana yubaha ibitekerezo by'imiryango. Niyo mpamvu itujyana mu itangiriro ikatubwira kurikije ubuzima bw'abantu babaga icyo gihe. Ntabwo rero itubwira ngo nimufate ibizima bw'abantu b'i Kanani bafite igihugu cyitwa Isiraheli ngo tubigire ubukristo, kuko ubukristo nta gihugu bugira. Mujye mwitonda, Bibiliya igira ama civil laws, ikagira ama ceremonial laws, ikagira n'ama moral laws. Kinyarwanda n'ahera
Civil laws ni amategeko mbonezamubano, ceremonial laws ni amategeko y'imihango, na moral laws ni amategeko ngengamyitwarire. Ntabwo amategeko mbonezamubano y'igihugu cya Isirayeli ariyo agenga ubukristo, ntabwo amategeko y'imihango y'ubutambyi ari agenga ubukristo, oya rwose. Nimwige gutandukanya ibintu. Nimwige gutandukanya ibintu. Niba uburyo ukoresha mu kuboneza urubyaro bumodifiye umubiri wawe, nabwo bukuzana mu rubanza n'Imana, kuko uyu mubiri ni umutungo w'Imana, ni ikiremano, ni igihangano cy'Imana, nta bushobozi ufite. Ibi niho abantu mutobara amatwi, niho abantu mwiyongeresha imyanya runaka n'ibiki byo guca imyeyo, byo kugura ngira miti ngo yongera ngo igitsina cy'umugabo n'ibindi. Ni wo mutego mugwamo. Aba bantu biteza imisemburo ngo bagira amatuza manini, ngo bagiye iminwa minini n'amaso manini n'amabere manini n'ibiro binini, niho mugwa mu rubanza n'Imana bitewe n'ubwibone. Ibi mu bitandukanye, plastic surgery ishobora kuba icyaha kuri wowe, njyewe nayikora ntimbere icyaha kubera iyo mpamvu. Njyewe ngiye kuyikora kuko ndi gukosora zimwe mu ngaruka z'ibyaha ku isi, ariko wowe urimo urabiterwa n'ubwibone. Nshobora ushobora kujya kubagisha amazuru nkabira ngo bya Michael Jackson, njye mumva ko Michael Jackson agiye kubaza amazuru, nako kubagisha amazuru kuko ashaka izuru isongoye ry'abazungu, bikakubera icyaha. Ariko njye narwara indwara hano, njye nawe umuganga watubaza akaba ari umwe, n'ibyo dukorera akaba ari bimwe, ariko intego tubagiye zitandukanye. Mu byitondere. Hari imisemburo bantera kugira ngo ubuzima bwanjye hormone zanjye zikore, wowe ukayitera kugira ngo ugire ibindi bintu runaka wongera ku mubiri wawe bidasanzwe bitewe n'impamvu bwibone. Icyo no kiba icyaha. Mujye mwitonda. Imana igenzura, icira imanza, ijudginga imitima. Mujye mubyitondera bene data. Iki kintu Maraki avuze nacyo mukiteho. Mwababyeyi mwe mubyara abana mudashobora kurera, bizabashyira mu rubanza. Tangira igice cya 18. Imana abwiye Aburahamu ko mukabyaye abana ntabatoze kuyubaha, nta kintu kiza na kimwe mu byo Imana bavuganye izasohoza. Ntago mujya mubyitaho. Bantu Imana arakubwira ngo haye inzu, ngo haye n'umwana, ngo haye n'imodoka, mugahita ubyara abana 10, yanzu n'imodoka bitaraza kandi ngari Imana mwabivuze. Muratubeshya. Abana si Imana baguhaye. Ntago abantu bose, abana bose bavuka ntago ari Imana batanga. Iki nacyo abarokore mukwiye kwicara mukakitondera, mukagitekerezaho. Ntabwo abana bose bavuka mu mugambi w'Imana, murabyica. Aburahamu Imana amubwiye kuzabyara Isaka, ntabwo yigeze mubwira kubyara Ishimayeli, ntabwo yigeze imubwira kubyarana na Ketura abandi bana 6. Muzarebe ingaruka bazanye. Nabisobanuye ndavuga ngo kubyara abana hirya no hino ntububyaye abana, ububyaye inzigo. Mureba abana ba Isaka n'aba Ishimayeli aho bageze uyu munsi. Bya Isirayeli na Gaza niho bikomoka. Muzarebe ibintu abamowabu bagiye bakorera abayisiraheli nabo kwa Ketura. Ndasaba umurokoro nkurikiye, niba Imana iraguhaye ubushobozi bwo kubyara, ntukwiye kubyara nk'inzoka, udatekereza, utabara, utateguye. Kandi n'Imana itaraguhaye urubyaro, nabyo ukwiye kubishimira Imana. Bibiliya igenda itwereka inzira abantu benshi Imana agiye iziba indi byara kandi benshi. Yabishaka bazibura cyangwa abishaka ntibazibure. Ariko ntabwo umwana wese ubyaye ari Imana ibi imuguhaye. Kimubyitondera. Ubushobozi bwo kubyara arabuguhaye, kuko niba Imana ari ibiguhaye, ubu none se umwana nzacinya umugore wanjye nkajya kubyara nawe n'Imana imumpaye? Muke mwitonda abantu bibabeshya. Ntabwo ibintu by'Imana ari philosophy, ahubwo ibintu by'Imana bifite gahunda Imana setinze mu bugenzuriremo. Umugabo acinya umugore we, nose uyu mwana nawe n'Imana yamuzanye. Ibi mvuga gutyo ntagira umuntu ukomereka ngo muri babana kera bavugaga imyenda ko muri ibyo nanjye nabandi cyo. Mubyihorere. Mwibaho mushaka kwiyorohereza ubuzima ngo abantu ngo be kutuvuga. Kimwe mu bintu bigoye no kugwira umunyabyaha ari umunyabyaha. Ni nayo mpamvu muri za Amerika no mu bihugu byateye imbere, iyo ubwirije mu muhanda ubwira abanyabyaha baragufunga kubera iye mpamvu.
abanyabyaha barabizi neza ko bazarimbuka bose, umunyabyaha yaba umwirabura yaba umuzungu barabizi neza, bahorana n'ubwoba n'agahinda. Niyo mpamvu bashaka ibintu byinshi byo mu buzima bwabo bwa buri munsi byabibagiza ku gahinda. Harimo bamwe ibiyobyabwenge, harimo abasambana, harimo abajya mu tubyiniro bakora ibishoboka byose ngo bibagize agahinda n'ubwoba bafite bw'umujinya w'Imana uzabarya. Iyo ukomeza kubibibutsa rero ubu bastress kuko ntibafite gahunda yo kwihana. Niyo mpamvu muzabona ari nabyo bintu bikototera wacu mu Rwanda. Abayobozi bo mu Rwanda ndabinginga, ndabizara abadukurikira mu nteko ishinga amategeko bafite ibyemezo, nimujye mwitonda, nimuduhe amahirwe tubwire abanyabyaha, tubabwire umujinya w'Imana uzarya abanzi bayo bahunge bikitwa, kuko ndabizi ko mu gihe kizaza byo ntibazemera ko tubabwira. Nimuduhe amahirwe, bavuga ubutumwa nimuhaguruka mubwire abantu bave mu byaha, nabyo kwirirwa mubabwira ngo Imana bakuyeho inyatsi bakwe. Oya, inyatsi se Paulo yari afite inyatsi? Ngaho mumubwire inzu yasize yubatse, mubwire n'abana asize abyaye? No, mubwire abantu ubutumwa bubageza mu ijuru bavana mu isi. Mwibyara mu buryo mwiboneye no mu buryo mutateguye, kuko Imana yabwiye Abrahamu ngo nuramuka udatoje abana bawe kunyubaha ntacyo twavuganye nzasohoza. Uyu mugabo muherutse kumva mu itangazamakuru cyane bafunze ku by'ubutinganyi n'ibiki. Papa we n'umushumba muri ADPR Nyamasheke. Mwamutekereza agahinda bara papa wagira? Ntago mbivuze ko ngo mukine ku mubyimba. Bapasteri nimufata umwanya wo gutoza abana banyu, mwijya ku nsengero cyane, muheri wanyu mu ngo, mutoza abana banyu kubaha. Mbibutse ko kubaha Imana, amagambo Tito yabwiwe na Paulo, ibi bintu ko bimbanye byinshi, mujye mwihangana musome ijambo ry'Imana. Nk'ibi mbivuze wenda ntabisomye mwari kubyumva, ariko ari nk'umuntu utazi n'urwo rwandiko rwa Tito ahantu herereye n'ibyo bintu ko Paulo yaba yarabivuze koko. Mu rwandiko Paulo yandikiye Tito igice cya 2 ari kumusobanurira ubuntu bukiza buzanira abantu agakiza. Murongo wa 11 haravuga Tito 2:11 haravuga kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari y'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none mu gihe kizaza. Mwumve neza, kubaha Imana barabyiga, kubaha Imana barabyiga. Babyeyi b'abagabo, babyeyi b'abagore, nimwigisha abana banyu kubaha Imana. Kubaha Imana barabyiga, kubaha Imana barabyiga. Ndasoreza mu nkuru iba mu gitabo cya Nehemiya. Bikekwa ko Ezira ari we waranditse ibitabo byo ku ngoma za mbere n'iza kabiri na Ezira ndetse na Nehemiya. Bikeka ko rero byose baba warabyanditse. Hari igihe cyageze bafata umwanzuro wo kwirukana abagore. Ari naho nageze kare nkavuga ngo niba ufite urugo rumeze gutya, rusohokemo ugende. Ni ukuri nta cyaha uzaba ukoze cyo gutuye umugabo Reka nsome Ezira igice cya 9 mu gice umurongo wa mbere. Abantu b'Imana banga kwitandukanya n'abanyamahanga, nuko ibyo byose birangiye abatware baranyegera barambwira bati Abisiraheli n'abatambyi n'abarewi ntibitandukanyije n'abo bantu bo mu bihugu, ahubwo bakora ibizira byabo n'iby'abanyakananikazi n'iby'abaheti n'iby'abafizi n'iby'abayebusi n'iby'abamoni n'iby'abamowabu n'iby'abanyegiputa n'iby'abamoni abamore, kuko ubwabo birongorera abakobwa babo bakabashyingira n'abahungu babo, bigatuma ubyaro rwera rwivanga ndetse n'abantu bo mu bihugu, ndetse abatware n'abanyamategeko nibo barushijeho gucumura muri ibyo. Maze numvisha ibyo nshishimura umwambaro n'umwitero wanjye, nipfura umusatsi mu mutwe ndetse nipfura n'ubwanwa nicara numiwe, aho nari ndi hateranira abantu benshi bahindishijwe umushyitsi n'amagambo y'Imana ya Isiraheli kubw'icumuro cyabavuye mu bunyage. Ngumya kwicara numiwe ngeze igihe
cyo gutura cyane mugoroba. Aya magambo reka dukomeza mu gice cya 10. Mpere ku murongo wa 2. Maze Shekaniya mwene Yehiyeli umwe mu Bayeramu abwira Ezira ati twacumuye ku Mana yacu dushaka abagore b'abanyamahangakazi bo mu mahanga yo mu bihugu, ariko none muri ibyo haracyariho ibyiringiro by'uko Abisiraheli bakira. Nuko rero none dore dusezerana isezerano n'Imana yacu yuko dusenda abagore bose n'abana babyawe dukurikije inama ya databuja n'iy'abahindira umushyitsi itegeko ry'Imana yacu, kandi bigenzwe nk'uko amategeko ategeka. Byuka kuko ari ibyawe kandi turi kumwe nawe, ntutinye ubikore. Imana itugirire neza. Aya magambo nyasomye mu ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi mwisanze mu ngo za gipagani. Hari abantu mwashingiwe kubera abapfumu aribo bakoze ibyo bintu. Hari abantu ujya wumva ari imiti yakoze, ari ibintu n'ibindi. Iyo bigeze ku rwego rwo gukiranuka, Imana iruta umugabo, Imana iruta umugore, Imana iruta abana. Kugira ngo igicumuro cy'aba Bisiraheli bashatse mu mahanga, kuko bazanaga, ushatse umugore azana n'imico y'iwabo, n'ushatse umugabo azana n'imico y'iwabo. Njye numva abantu bakunda kwigisha abantu ngo nushaka ngo ntukazane imico y'iwanyu. Hanyuma urumva umuco abantu benshi tujya gushaka turi mu myaka muri za 20-30 hejuru iyo. Umuco mazemo imyaka 20-30 urambwira ngo ndawusiga umunsi umwe. Oya. Hanyuma se nindi uri busiguwe? Ni umugore ni umugabo. Icyo nacyo mukwiye kukitondera. Kuki muhatira abagore gusiga imico y'iwabo ariko bakaza gufata imico y'iwabo w'umugabo? Iyo se ni myiza. Kimukitondere. Mureke dukora ibintu nk'uko Imana ibivuga. Mureke dukora ibintu nk'uko Imana ibivuga. Umwanzuro wafashwe hano ni uwo gusenda abanyamahanga n'abanyamahangakazi mugatandukana. Ibi ngibi ntago byakozwe ku bagabo ngo birukana abagore gusa, ahubwo n'abagabo b'abanyamahanga bari bafite abagore b'Abisiraheli bashaka ko bari hano. Mararezuma benshi abagore iyo bashakaga bitaga bajya hakurya iyo, bakanabirukana n'abana babo. Kuko kimwe mu bibazo byari biteye, aba bana bavugaga indimi zivanze, bakavuga ururimi rwo mu bwoko bw'Imana ariko bakanagorekamo n'urwo hakurya. Namwe nimurebe ibintu itorero riri kugenda ribyara, ririmo rirabyara abana bavuga uruhe rurimi. Uzumva umukristo hari umuvuga ubutumwa ariko wumve n'imvugo ye ni nk'iyo ku muhanda n'iyamayibobo. Ni ikibazo cy'uruvange cy'abantu bivanze. Niba urugo urimo rutandukanye n'amahame y'Imana, ruvemo, kuko ntabwo uri mu rushako Imana yemera. Pawulo mu gice cya 7 cyaho nasomye hepfo yaho abwira abantu bakijijwe bari barashakanye, arababwira ngo mwebwe mwashatse mwubatse mugakizwa, rumva mwubatse muri abapagani none mwarakijijwe, ni mugumane. Ariko niba harakijijwe umwe, umugabo ari ukijijwe, umugore atarakizwa, umugore wawe nubwo adakijwe akaba yemera ko mugumana kuko akubaniye neza, mwitandukana. Ariko niba ashaka ko mutandukane, ntabwo uzaba kimuhambiriweho. Pawulo aha agaciro imyizerere cyane kuruta kubana, guhuza adresse, guhuza intaho. Mariage irenze guhuza intaho, kuko basangira n'imyizerere. Mwibaho mu buzima bwo kwihambira ku zindi mana z'abandi bantu, kandi ubona biri gukurira kubura ubugingo. Ubugingo ni ikinege. Iyo bigeze aho gufata icyemezo
cyo kuzajinga ku Mana no ku bintu usenda mu mugore n'abana be. Urabasenda rwose ukagumana Imana. Nimunyemerere dusoze dusenga, ariko niba wumva utsinzwe n'urubanza kwe gufata umwanya ugasenga ukihana ukabwira Imana ibyawe byarabaye, ariko reka tutangire ibindi bishya. Ubugingo buruta ibindi bintu ibyo byose mu isi mwabugereranya nabyo. Hanyuma niba warahisemo gutandukana n'umugabo ku mpamvu z'umutekano, ibi iyo tuvuze, Imana yavuze ngo njyewe nanga divorce, mujye mutinyaho Imana yidekara ikavuga ikintu ngikindi cyane. Umugabo niba agoza ku nkeke, cyangwa se ubona umugabo ari umupagani wafiningije, reka mvuge gutyo, wamaramaje, rwose mutandukane. Ugenda ubigisha ubaziko, ibyo nibyo birayigisha, utoza abana bawe kubaha Imana kuruta uko uzarimbuka ngo urihambira ku mugabo n'umugore wawe niba ari uko bimeze. Ariko ibyo kuvuga ngo umuntu ngo yakoze icyaha kandi arakihana nushaka kukimubabarira, aho uribeshya. Niba umuntu wamuhaye amahirwe yo kwihana no kwikosora akanga, mutandukane. Ariko niba umuntu hakiri amahirwe ko umuntu yakwihana, muha imbabazi kandi ukomeze umugwaragoze, urebe ko wamugarura Kristo. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, urakoze ku iki kiganiro. Nyemerera ugikoreshe weze umugeni wawe, kandi ugikoreshe nk'itabaza rimurika hacuza umwijima haba byari bigoye abantu gutambuka. Gikoreshe nk'umutsima utera imbaraga mu rugendo, abagabo bisubireho, abagore bikebuke, abana nabo bikebuke, bamenye ko bakwiriye kugenda, kuko iyi nzira washushanyije wayihaye amabwiriza menshi, kandi buri korosi ryose rigira ibwiriza ryaryo. Niyo mpamvu twinginze ngo wongere ugende washinga icyapa, umuntu wese azabashe gusohora amahoro. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.